Well, benshi muri twe nanjye ndimo dukunze kwibaza ibibazo byinshi ku miti. Ese kubera iki imwe iza ari ibinini, indi ikaza ari inshinge, indi ikaza ari kwisiga ku mubiri, indi ikaza ari amazi n'ibindi bitandukanye. Inkuru nziza ni uko uyu munsi tugiye gusubizwa twifashishije umuhanga mu by'imiti cyangwa se abo twita pharmacist. Nk'uko nari maze kubabwira ko tugiye gusubizwa, turi kumwe n'umusore ubona ko akiri muto ariko mu bigaragara n'umuhanga. Mbere yuko atugezaho ubwo bumenyi ndetse no kutumara amatsiko adusobanurira impamvu iki imiti n'imwe iza itandukanye, arabanza atwibwire hanyuma duhere aho ngaho dukomeza. Nitwa Ndahunga Ange Robert, ndi umuhanga mu by'imiti cyangwa se ibyo abenshi bakunze kwita aba pharmacist. Mbere yuko tumenya itandukaniro riri hagati y'imiti kubera kimwe ari amazi, ibinini yo kunywa, kwisiga ndetse n'ibindi bitandukanye, reka abanze atubwire ubundi se umuti ni iki? Ubundi umuti ni ibintu bibiri. Turawusobanura nk'ibigize umuti. Habaho igice cy'umuti uvura, icyo mu cyongereza bita active ingredient, hakaba n'igice cyunganira wa muti uvura, aricyo bita inactive ingredient. Rero icyo cyunganira umuti uvura ni ibishobora gufasha, turaza kugenda tureba umumaro wabyo, ni ibyunganira wa muti uvura gukora cyangwa no kugera aho ugomba kugera neza. Icyo ni cyo ubundi umuti bivuze. Rero tubusobanuye mu bundi buryo bw'ubuzima, umuti ni ikintu icyo ari cyo cyose, ni ubutabire umuntu iyo afashe kikagera mu mubiri kibasha kuzanamo impinduka zimwe cyangwa izindi. Hari ugukiza, hari ukuvura, hari ukurinda, hari no gukoreshwa dusuzuma uburwayi bumwe na bumwe. Ubundi icyo nicyo bita umuti. Yego, birasobanutse, atubwiye umuti icyo ari cyo. Natubwire noneho akamaro k'umuti ndetse na wa muntu cyangwa se umurwayi bandikiye umuti ni gute agomba kuwufata. Umuti twawusobanuye imiterere yawo n'icyo ari cyo. Rero umuti akamaro kawo ni ukuvura, ni ugukiza, ni ukurinda, ni no gukoreshwa usuzuma uburwayi bumwe na bumwe mu mubiri w'umuntu. Ubundi iyo niyo mimaro y'umuti mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho uburyo bwo kuwukoresha cyangwa se kuwawandikiwe, icyo asabwa igihe cyose ni ukuwukoresha nk'uko yawandikiwe na muganga, kuko icyo nicyo kigira umumaro umuti. Wa muti mu buryo bumwe n'ubundi bitewe n'umumaro tuwushakamo ugira umumaro kuko uwawandikiwe yawukoresheje nk'uko yabisabwe. Murakoze. Yego, birasobanutse. Reka noneho tujye ku ngingo ry'atandukaniro ry'imiti. Ku kimwe iza ari ibinini, indi ikaza ari inshinge, indi ikaza ari kwisiga ku mubiri, indi ikaza ari yo kunywa mu mazi, yewe hari n'indi umuntu afata ahumeka. Niyo mpamvu twaje aho agiye kubidusobanurira neza cyane, maze tukamenya itandukaniro riri hagati y'imiti. Imiti rero ni cyo cyari cyo gitekerezo nyamukuru twarebye umuti icyo ari cyo n'umumaro wayo. Rero imiti ishobora kuba mu bwoko bwinshi butandukanye. Bumwe muri ubwo bwoko hari imiti dukoresha dushyira mu maso, hari imiti dukoresha dushyira mu matwi, hari imiti dushobora gukoresha tunywa mu kanwa, hari imiti inakoreshwa nk'inshinge, hari n'imiti ikoreshwa isigwa ku ruhu, hari n'imiti ikoreshwa ihumetswe. Ibyo byose biterwa n'iki? Ni ibintu nka bibiri navuga bituma umuti utandukana n'undi. Ikintu cya mbere, uwo muti wakozwe cyangwa watekerejwe gukorwa, ugomba kujya kuvura iki? Ugomba kujya kuvura hehe? Nimba ari umuti wo mu gice cy'ubuhumekero, byiza kandi dushaka ko uwo muti ukora vuba, ni byiza ko uwo muti waza guhumekwa. Nimba ari umuti dushaka kujya gukora mu nda, ni byiza ko uwo muti yagakwiye kuwunywa. Ni iryo tandukaniro. Nimba ari umuti dushaka kuza gusiga ku ruhu, ni umuti ugomba kuba ari uwo gusigwa. Nimba ari umuti wo kuza guterwa mu nshinge, ni ryari dushobora guhitamo rero ibyo ngibyo? Tubonye ko bishobora guterwa n'icyo umuti ugiye gukora. Ikindi kintu kijya gikunda gutuma imiti itandukana muri forme izamo cyangwa mu miterere, ni imiterere ya cya gice nababwiye cy'umuti uvura.
hari imiti ivura nitubasha kuyinywa ikajya mu nda, ya aside yo mu gifu ibasha kuyangiza, bigatuma wa muti uvura uzageraho wagakwiye kugera udakoreshejwe neza, utagize umusaruro utanga. Aho natangamo urugero, ni nk'uyu muti wa ceftriaxone turawuzi, ubasha kuvura ama infection, nta kindi wakorewe mu nshinge, ni ukubera ko uba ukenewe kuza guterwa mu maraso kugira ngo ubashe kwita ukora icyo wagenewe gukora vuba kandi byihuse. Mu gihe utu ni twa tunini twese n'ababyeyi bakunze gukoresha bazimya umuriro w'abana, ikigaragara uriya mwana akeneye umuti wihuse uri buhite umuzimiriza umuriro kandi mu buryo bubangutse. Niho dushobora gukora twa tunini tunyuzwa hasi cyangwa mu kibuno. Ino ni imiti y'amazi y'ibicurane n'inkorora ikorwa mu rwego rwo kuza korohereza wa mwana uri kuyinywa kuza kuyakira neza kandi ikabasha kuhita igera aho igomba gukora. Twibukiranye ko turi kuvura inkorora ni mu gice cy'ubuhumekero, niyo mpamvu yakozwe nka siro. Rero itandukaniro nyamukuru rishobora gutuma umuti umwe uza uri siro ari uwo kunywa, undi ari uwo gusiga, undi ari uwo guterwamo inshinge, ni icyo umuti uri buvure naho dushaka kujya kuvura. Ikindi ni n'imiterere ya cya gice cy'umuti uvura. Ese uyu muti uvura umuntu awunyweye wazagera aho ugomba kugera ukavura ugishyitse, cyangwa se uyu muti uvura nituwukora muri iyi forme sibwo wakwihuta ugatanga igisubizo kibangutse. Izo nizo ngingo ebyiri zishingirwaho umuti umwe ukorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, Robert arakoze cyane ku busobanuro, kandi twizera ko udukurikiye ubashije kumva itandukaniro hagati y'imiti. Robert, umuntu udukurikiye ni ikihe kintu cyangwa se niye nama ushobora kumugira, cyane cyane wa muntu uri ku miti, wa muntu bandikiye imiti, ikintu agomba gukurikiza, kwirinda ndetse no kumenya kugira ngo wa muti bamwandikiye ube wamufasha cyangwa se ukamugirira akamaro? Twahereye kare dusobanura umuti icyo ari cyo. Twabonye ko ari ubutabire umuntu ashyira mu mubiri cyangwa produit umuntu ashyira mu mubiri, ikaba iri buzana impinduka zimwe bitewe n'icyo umuti ugamijwe, ariko hari impinduka ziza mu mubiri. Niyo mpamvu kugira ngo umuti rero ugire icyo umara, kuri weho wawandikiwe, kuri weho wawuhawe na muganga, muganga aba yabanje kureba icyo wari ukeneye, umuti wari ukeneye, igipimo cyawo n'igihe ugomba kuwukoresha. Ni byiza rero nk'inama najya kujya twubahiriza uko muganga yadusabye gukoresha umuti, ndetse rimwe na rimwe n'ubusobanuro twongerwaho n'abahanga mu by'imiti. Biriya ni ingenzi ku burwayi bufite, ni ingenzi ku cyo umuganga ashaka kugufasha akwandikira umuti. Kandi tukazirikana si ngombwa ko ngo uyu muntu ubushize yarwaye gutya cyangwa uyu nguyu gutizanya imiti. Ubundi ibyo ntabwo ari ibintu bikwiriye. Twagakwiye kujya dukoresha imiti kuko twayandikiwe n'abaganga cyangwa twayigiriwemo inama n'abahanga mu by'imiti. Murakoze. Ngayo ngoko mwumvise inama zitandukanye ndetse n'akamaro k'umuti. Twizere ko wowe turi kumwe mu kiganiro uzagerageza uko ushoboye ugakurikiza inama zo kwa muganga, by'umwihariko imiti. Nkuko dukunze kubivuga, ubuzima ni bwiza, ariko buba bwiza cyane iyo ufite ubuzima buzima, dore ko kwirinda biruta kwivuza. Mbere yuko tugana ku musozo, hari umuntu udukurikiye ubu ngubu wifuza inama zindi zirenze cyangwa se kuba yakomeza gusobanuza byimbitse ku miti, Robert, umuntu abakeneye yabakura he, cyangwa se contact zanyu kugira ngo mubafashe mukomeze kubagezaho inama zitandukanye z'ubuzima? Contact yakoroha ni 07 940 956 naho ubundi ni hose, ni mu mafarumasi, niho ubumenyi bwose buba buri, ariko by'umwihariko iyo nimero niyo watuboneraho tukafashanya byimbitse. Reka tumushimire cyane Robert ku bumenyi bwiza atugejejeho. Twizera ko wowe turi kumwe mu kiganiro hari icyo ubu bumenyi buzakumarira. Mwari kumwe nanjye Natasha Mfashingabo, ubagezaho inama, ibyo kumenya, ibyo kwirinda byose bifite isano n'ubuzima mu kiganiro BNB 226 kuri BNB Kigali FM. Nawe ubutaha.